buriya ngo ku isi ikintu kidahinduka ni impinduka, bivuze ngo ibintu byose birahinduka uretse impinduka. Impinduka zo zihoraho. Waba uri uruhinja uyu munsi bizarangira warabaye umugabo cyangwa umugore, waba uri umwana uyu munsi bizarangira warakuze waranashaje. Uno munsi uri umwana, ejo uzaba uri umubyeyi, ejo bundi uba uri umukurambere. Uno munsi hari abantu dufata nk'abakurambere bacu, ariko nabo mu gihe cyabo bariho nkatwe bigeze kuba abana barakura. Ikindi cya kabiri buriya banatubeshya, mfite conviction yuko of course hari abantu bake bungukira mu kurangara kwa benshi. Yego. Ukagira imyaka yo gupfusha ubusa, noneho ukazisama ugeze aho ufite inshingano kandi utakwepa, bikarangira ubaye umukozi wa kanaka ubuzima bwawe bwose busigaye, mbese ukabaho umumereye nk'umucakara we. Biri hano, biri i Burayi, biri ku isi hose. Imyaka y'urubyiruko guhera ku myaka 16 aho umuntu ashobora gufata indangamuntu kugera wenda kuri 35, yakabaye imyaka yo gufata ibyemezo bikomeye mu buzima, kuko hari imyaka ugeramo ibyemezo bikomeye ugatandukana nabyo, cyane cyane iyo ibyemezo byawe biri bugire ingaruka ku bantu benshi. Ubwo ni igihe hajemo umugore, harimo abana, hari risiki utinya kongera gufata. Ariko ku myaka 16, ku myaka 17, 18, 19, 20 kuzamura kugeza ku myaka 25, 27 n'8, uba ugishobora gufata bya byemezo byahindura ubuzima bwawe by'igihe kirambye, kandi ntibibe byagira ingaruka mu gihe backfirinze ngo bikugireho ingaruka zikudestroyinga. So nta gihe umuntu akwiriye kubona amafaranga ngo yumve ko yayangiza ko akiri muto. Mvuge nk'urugero, nkoreye amafaranga ariko ndavuze nti reka nyangize, wenda nyabyinire yose nyarangize kuko ndi muri ya myaka. No, ni ukuvuga ngo kuba ushobora gukora ibyo ukoze bikagira icyo bikwinjiriza, nicyo gihe cyo kwiga financial literacy na kubwo management y'amafaranga, ku buryo niba hari ayo winjije ugira of course ayo ukoresha mu rwego rwa self gratification, kuko niba wakoreye ikintu ugomba no kukinjoyinga. So hari uburyo abantu bashaka satisfaction z'imihate n'imirimo bakorera baba bakoze. Ushobora gukorera tuvuge miliyoni ugakuramo 100,000 ukajya kubyinjoyinga kugira ngo urebe uko imvune zawe zihemba, ariko ukwiriye guhora uzi ko icyo wakoze icyo ari cyo cyose, ifaranga ryose winjije, niba ufite imyaka 18 atari iryo kurya ngo umare. Aho usanga batega abantu iminsi, tuvuge niba nk'umuntu apostinze ikintu kiri cyo ku gihugu, kuko buriya ibintu byinshi tujya tubona ni ingaruka z'imyigire za systeme ya education tuba twaranyuzemo, cyangwa za politike mpuzamahanga igenda ikanagira no mu bihugu byacu, aho usanga ukeneye guhabwa ijambo cyangwa uwo muri rusange wenda mu buryo bwemewe ukwiriye guhabwa ijambo ari uvuga ibibi. Noneho bikarangira abantu 97 cyangwa 8 cyangwa 9 bavuga ibyiza. Iyo systeme niba nayita mpuzamahanga idashaka kubitaho, ahubwo ishaka kwita kuri wa wundi umwe cyangwa babiri mu bantu 100 bagiye kuvuga ibintu bibi. Noneho ugasanga tuvuge umuhanzi apostinze ibintu byiza ku gihugu cye, abantu bagahita batangira kumutega iminsi ngo ejo bundi ngo nawe ngo kanaka, bagatangira nyine kuzana nk'abandi bahanzi. Of course twese turiho uno munsi, dufite amahirwe ko dufite igihugu tukirimo, ariko nk'umuganga nzi ko umuntu aravuka agakura akazagira akanapfa, kandi ibintu byica abantu ni byinshi. Buriya nta kintu kiza nko kugira igihugu. Ushobora kuba mu gihugu cy'amahanga ukanatera n'imbere, ukanabona n'amafaranga, ukanabona n'ubushobozi, ariko iyo udafite igihugu umeze nk'umuntu w'imfubyi, buriya nkeka ko
n'umuntu w'imyaka 70 cyangwa 80 cyangwa 90, uko byagenda kose aba akibuka ababyeyi bamubyaye. Ashobora no kukubwira mu bintu 10 akakubwira ati iki nicyo data yambwiye, kandi akuze nawe ari se w'abana nabo bafite abandi bana. So kubura igihugu cyawe rero ni nko gukata cordon umbilical cord, ukitandukanya nyine n'isoko yawe. Yego, mwongeye kwirirwa abakunzi ba One Nation Radio, ni radio ya Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora. Turi kumwe na Dr Muyombo Thomas, uzwi nka Tom Close, ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Tubahaye ikaze Dr kuri One Nation Radio. Murakoze cyane. Ni byiza cyane kuba tugiye kubana uyu munsi, tubonanye nyuma y'iminsi mike abanyarwanda bihitiyemo uyobayobora mu myaka 5 iri imbere. Wasobanura gute wenda mbere yo gutangira ikiganiro kuba abanyarwanda bongeye kugira icyizere nyakubahwa perezida wa repubulika, ni abanyarwanda bahisemo u Rwanda rumeze rute mu myaka 5? Hari ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yavugiye i Gahanga arimo kwiyamamaza, ngira ngo asoza campaign. Yego, avuga ati ntabwo umuntu yahimba ibi byishimo abanyarwanda bafite, ntabwo yahimba umubare munini w'abitabiriye, yego, ntabwo yahimba ubumwe abanyarwanda barimo kugaragaza. So sinavuga ngo nabyakiriye gute, jye nari mbyiteze kuko iki gihugu nyirimo. Buriya umunyarwanda uba mu Rwanda batandukanye n'umunyamahanga utarubamo. yego, wenda nanone nubwo umunyarwanda wenda utaba mu Rwanda nawe akurikirana amakuru yarwo, ariko ibirurimo, ibiruberamo, experience yabyo ururimo arayigira cyane. Kuko niba tuvuga umuntu avuga iterambere icyo risobanuye, ni ahari umuhanda w'igitaka wahindutse kaburimbo, ni ahatari n'umuhanda n'umwe wahagiye, ni ahatari umuriro w'amashanyarazi wahagejejwe, ni ahatari amazi yahageze, naho wajyaga ku biro bya leta ku rwego runaka rwa leta gushaka serivisi, wenda ukahamara amasaha. Uyu munsi bikaba ari ibintu biri online, ushobora guhita gukora mu minota 5, nyuma y'iminota runaka cyangwa y'amasaha runaka ukabona icyo wari ukeneye. Naho umuntu adahezwa, naho umuntu atarebwa muri ya moko yahozeho, naho uwo ari we wese ari accountable, yaba ari umuntu wavuga abandi bita senior citizen mu bindi bihugu, cyangwa ari umuturage usanzwe, naho ibyo byose rero nibyo byatumye iriya turn up nyakubahwa perezida wa repubulika yavugaga ibaho. Ni ibintu abantu bafiringa, ntabwo ari ibintu abantu babona, si ibintu byasabaga gukonvenka ngo wingingire abantu kuza cyangwa ngo muzatore. Oya, ni ibintu abantu biyumvamo, byabaye ubuzima bwabo badakeneye gutakaza. Sinzi ko ari umuntu wabyuka uyu munsi ngo avuge ngo nari muzima, iki kintu ni uburozi ngiye kukinywa niyice, keretse nyine arwaye, kuko kwiyahura bibanzirizwa nyine no kurwara mu mutwe, umuntu akaba atameze neza. So no kuvuga ngo umuntu rero yakwifuza ikindi kitari nyakubahwa perezida wa repubulika, undi muntu utari nyakubahwa perezida wa repubulika kumuyobora, byasaba yuko yaba atareba ibyo bintu bihari, cyangwa bigasaba undi ugiye gutora ko yagukonvenka cyane akakwereka ibirenze, kandi biragoye. Biragoye ko umuntu yaza akakubwira ngo nzagukorera ibi, ufite uwabigukoreye ngo ube wagira andi mahitamo. So niyo mpamvu nicyo navuga, nicyo bivuze indi myaka 5 ya nyakubahwa perezida wa repubulika iri imbere. Ibyo yatweretse mu myaka tumaranye ni ibintu umuntu afiringa, si ibyo arebesha wenda ibitekerezo, ni ibintu arebesha amaso.
Ibyo rero byari byoroshye ko abanyarwanda bakora amahitamo yabo, byari byoroshye ko mu gihe ngira ngo cy'ibyumweru bitatu kampeni zamaze, abanyarwanda bashyigikira umukandida wabo, umukandida wanamaze no gutorwa nubwo wenda tutarabona amajwi ari definitive, ariko kugeza uyu munsi amaze kubarwa, niyo asigaye wenda atarabarwa nta na rimwe yabona yamaze gutsinda. So nk'abanyarwanda rero ni twongeye kwiha amahirwe kurusha uko twavuga ngo twahaye amahirwe umukandida, twongeye kwiha amahirwe yo gukomeza kubaho mu mujyi wari usanzwe uhari, mu iterambere ryari rihari. Dr, abantu benshi wenda tuninjira mu kiganiro neza mu kanya, abantu benshi babona nyakubahwa perezida wa repubulika kuri televiziyo cyangwa mu makampeni bakamubonera kure, n'umubonye kure wenda akamusuhuza gusa, ariko ntabwo bagira umwanya wo kuganira cyangwa ngo bagire n'igihango bagirana. Wowe by'umwihariko n'abandi bahanzi muri mu bo nyakubahwa perezida wa repubulika yagabiye, abaha inka, kuba mwaragabiwe na nyakubahwa perezida wa repubulika, nkawe by'umwihariko amarangamutima yawe ni ayahe? Ntabwo ugenda ndabyakira cyane ngo mbishyire mu bitekerezo, kuko ni ibintu nzaganira nkanaganiriza n'abana banjye n'abuzukuru n'abazabakomokaho. Njye nkunda kubivuga ko iki gihe turimo dufite amahirwe menshi, ariko tuzabona twarashaje yo kukibamo, kuba tuyobowe n'umubyeyi n'imfura n'umuntu ufite ubumuntu, wuje ubumuntu. Nigeze kuvuga sometime back ko mu Rwanda twari dufite impamvu nyinshi zo kwiha zatuma igihugu cyacu gikomeza kuguma hasi. Gupfusha miliyoni y'abanyarwanda ni ikintu kidasanzwe, noneho ukaba ufite n'izindi miliyoni zahunze, zirimo abishe, zirimo abatishe bari inosenti bafashwe bugwate mu buryo bumwe cyangwa ubundi, zirimo n'abandi bishinja bumva ko ibyo ari byo byose uriya muntu wiciwe nawe araza kwihorera, zirimo ubukene. Impamvu zirimo ubukene, igihugu kirimo ubukene, igihugu kirimo kongera kugisubiranya kikaba kimeze uko kimeze uno munsi, si ibitangaza byavuye mu ijuru ngo byiture hasi, ni ibintu byakorewe. Rero uwo mutima wabikoze akagira iyo consistency, kumara imyaka navuga guhera muri 90, buriya kuyobora urugamba biranagora kurusha kuyobora igihugu. Kubasha gushyira abantu hamwe imyaka ine utabahemba, abyuka mu gitondo ajya mu kazi azi ko ashobora no kugapfiramo, akaba yarazanye na murumuna we, akumva ngo murumuna we yapfuye, yavuye ahantu runaka, akaba afite umwana we bari kumwe. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu abyara umwana kugira ngo amucungure, ariko ugasanga hari umubyeyi uri kumwe n'umwana we, umwana aranapfuye nawe agakomeza akarwana. Umuntu akabasha gushyira hamwe abantu muri ubwo buryo, akayobora urugamba. Tujya twumva story nawe agapfusha abantu bafitanye nawe isano bya hafi cyane, hanyuma yarangiza agahagarara hagati y'abanyarwanda akavuga ati uwishe reka agane ubutabera, uwiciwe nawe ahabwe ubutabera, hanyuma uri innocent agaruke dufatanye kubaka igihugu. Akanagera nawe avuga ati okay, uwakoze ibyaha igihe cyo kumubabarira niba yarisubiyeho cyageze, agashyiraho politiki zituma abantu babana. Urumva nibyo nari ndimo nkubwira, ni ibintu bidasanzwe. Hanyuma si igihe yagabiye gusa, si natwe nk'abahanzi yagabiye gusa, asanzwe agaba. Tuzi Girinka, ni politiki ye, aho abanyarwanda benshi cyane batazanagira n'amahirwe yo guhura nawe ngo bamushimire, babonye amahirwe yo gutunga abana batabonaga amata yo kunywa bakayabona. So ni amahirwe nagize, wenda sinajya hano ngo bivuge kuri TV, ariko nta byiza bindi numva narutisha ariya mahirwe. Kuri jye nta kindi ntegereje, ni ugukorera igihugu cyanjye nkabaho nk'umunyarwanda. Ariko amahirwe nagize ndayashimira Imana, ndanayashimira na nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu, no mu izina wenda ry'abahanzi bagenzi banjye twese uko twamushimiye.
ariko by'umwihariko ntabwo turi indashima. Ndamushimira ariya mahirwe yangezeho azakomeza agere no ku bandi, kuko hari abandi bahanzi mu bisata bitandukanye, muri sinema, mu bindi, ariko tutanahuye nawe personally, tubana nawe umunsi ku munsi mu bikorwa bitandukanye, muri campaign twari turi kumwe, mu zindi gahunda zitandukanye z'igihugu tuba turi kumwe nawe. Aratuzi nk'abahanzi, ngira ngo anaheruka no guhura n'abanyamakuru hamwe n'aba influencer, aho umuntu ukoresha n'ifoto itari iye kuri profile aba abizi ati ifoto ye si iye, iye ni iyi. So ni umuntu udasanzwe, ni umuntu udasanzwe. cyane. Urakoze cyane Tom, ucyo gukunda igihugu, gukorera igihugu warukomojeho. Hari umusanzu wawe watanze ukomeye cyane, yaba nk'umuhanzi wagize urugendo ntangarugero muri icyo gisata, hari urugendo wagize mu gufasha abantu kugira ubuzima bwiza babona amaraso, ubwo ndi kuvuga wabaye nk'umuganga. Niki cyagufashije kuguma ku gihugu no gukomeza gutekereza gutanga umusanzu ku gihugu, yaba nk'umuhanzi cyangwa nk'umuganga? Ahubwo njye nakwibaza ngo ni iki kitari gutuma biba, kuko njya mbona ari ukuntu, niba nabyita abantu barwanya leta, niba nabyita abantu aho usanga batega abantu iminsi. Tuvuge niba nk'umuntu apostinze ikintu kiri cyo ku gihugu, kuko buriya ibintu byinshi tujya tubona ni ingaruka z'imyigire za systeme ya education tuba twaranyuzemo, cyangwa za politike mpuzamahanga igenda ikanagira no mu bihugu byacu, aho usanga ukeneye guhabwa ijambo cyangwa uwo muri rusange wenda mu buryo bwemewe ukwiriye guhabwa ijambo ari uvuga ibibi, noneho bikarangira abantu 97 cyangwa 8 cyangwa 9 bavuga ibyiza. Iyo systeme niba nayita mpuzamahanga idashaka kubitaho, ahubwo ishaka kwita kuri wa wundi umwe cyangwa babiri mu bantu 100 bagiye kuvuga ibintu bibi. Noneho ugasanga tuvuge umuhanzi apostinze ibintu byiza ku gihugu cye, abantu bagahita batangira kumutega iminsi, ngo ejo bundi ngo nawe ngo kanaka, bagatangira nyine kuzana nk'abandi bahanzi. Of course twese turiho uno munsi, dufite amahirwe ko dufite igihugu tukirimo, ariko nk'umuganga nzi ko umuntu aravuka agakura akazagera akanapfa, kandi ibintu byica abantu ni byinshi. Umuntu ashobora kunyerera, ashobora no kuryama ntabyuke, akagira arrêt cardiaque, ashobora noneho ugasanga tuvuge niba Tom yihuriye n'ikibazo runaka, umuntu akaba anacyurire, akaba yanatega n'undi minsi amubwira ati dore ibyabaye kuri Tom. So ibyo impamvu nari mbivuze ni uko nta mpamvu yagakwiriye gutuma ibintu natondaguye kare umuntu wabibonye biba bikanamubaho, akaba yari ari mu gihugu kirimo ibitaro bimwe cyangwa 2 cyangwa 3 byitwa ko bifite ubushobozi bwo kuba nabyo byavura indwara ziri basic. Uno munsi tukaba dushobora noneho kuvura n'abantu bajyaga bajya kwivuriza hanze. Maze kuvugana n'abantu batandukanye bari muri ibi bihugu duturanye, bavuga bati ni gute umuntu yabona appointment aha n'aha. Hari n'abandi bari kure mu bihugu bya kure birimo n'iby'i Burayi basigaye bagaruka kwivuriza hano mu Rwanda kuri serivisi zimwe na zimwe, atari uko mu bihugu barimo izo serivisi zitabayo, ahubwo ari uko mu Rwanda aho bihendutse, cyangwa mu Rwanda binoroshye guhita ubona ama appointment bikihuta. Ibyo bintu rero umuntu bibaho ni inshingano ze zo kubisigasira. Utabisigasiye waba uri umusazi. Ugiye muri position yo kuvuga ngo ndagendera mu kigare, ngo kubera yuko wenda hari igihugu runaka kirimo abantu birirwa batuka leta yabo, ngo nanjye numve ko ari privilege mfite yo gutuka leta, kubera yuko niko system y'uburezi yatwigishije. Niba jye nawe tutumvikanye, numve yuko dukwiriye gutukana kugira ngo byitwe ko turimo ku expressinga uburenganzira bwacu. So ni inshingano zanjye kuguma ku gihugu, kuko ntanagifite ntacyo naba ndicyo. Yewe nigeze kuvuga ahantu nagiye nako nakuriye nkiri umwana, nari umunyamahanga,
ndi umwana w'imyaka ngira ngo 4, 5, imyaka 4 actually banyita akanyarwanda, birambabaza niyo mpamvu uno munsi nkibyibuka. So kutagira igihugu nzi uko bibabaza, nzi uko bivuna. So kugira igihugu nzi uko bishimisha, uburyo twishimye cyangwa nishimye ngeze muri iki gihugu, ariko nkishima ku rundi ruhande mfite agahinda kubw'abantu twabuze, kubw'abavandimwe, hanyuma igihe kikagera cya gihugu nkakibona kigira ubuzima, kigira ijambo, cyubahwa. Yego. So ni inshingano zanjye rero nk'umuhanzi, ntabwo ndi kamara wo kumva yuko ndi special, ko icyo nakora wenda ni ibisanzwe. Ni nk'uko n'umucuruzi uno munsi ashinzwe gusigasira igihugu cye, Yego. ni nk'uko umukinnyi muri siporo cyangwa umukinnyi wa filime cyangwa n'abandi bantu n'abaganga n'abaki bafite inshingano zo gusigasira igihugu cyabo. N'inshingano zirahari, ariko ntibibuza ko hari abandi bavuga bati no, hano rwose nta buzima buhari, nta cyerekezo. Dr. uravuga ati ni inshingano zawe kuba ubikora, kuko n'ubundi wakagombye kuba ubikora, ariko siko abantu benshi babyumva. Ufite impano, ufite ubumenyi, kuki utavuga uti ni ubumenyi mfite nabujyana handi kandi byakunda? Icyo mbaza, kuki uba uvuga uti ndabufite kandi ngomba no kubutangira mu Rwanda? So mu Rwanda rw'uyu munsi rero, wari uvuze uti siko abantu benshi babyumva, ariko mu Rwanda rw'uyu munsi twakoresha wenda imvugo ivuga ngo siko abantu bamwe babyumva. Yego. Kuko abantu benshi basigaye babyumva gutyo. Abantu benshi basigaye bumva ko bakwitangira igihugu cyabo, baharanira iterambere ryacyo, ndetse banakidefanda. Niyo mpamvu njya nkunda kureba kuri social media, aho tuvuge hari abantu tuba tuzi, amazina tuba tuzi, ikintu cyose kibaye ku Rwanda bagishakamo ikintu kibi nyine bakakivuga. Iyo basubijwe, hari igihe agera gutyo akabona ikintu yanditse ku Rwanda abantu baje ari nka 30, 40, 100 barakivuguruje. Noneho akibeshya yuko nk'uko mu bindi bihugu bikorwa, aho ushobora gusanga wenda baba bafite nk'amafaranga yo kwishyura abantu kugira ngo bavugire ibihugu byabo, akibeshya ko wenda nko mu Rwanda ariko bimeze, ku buryo avuga ati abanyarwanda si bo baba basubiza, ahubwo ni abakozi ba leta baba basubiza. So hari n'aho nabonye bavuga bati bashyizemo AI, artificial intelligence, kubera ko ntabwo bumva ukuntu abantu bashobora kwibwiriza, akabona tweet ntayinyureho akayisubiza, cyangwa akabona post runaka akayidibankinga, akagaragaza nyine amafuti cyangwa ibinyoma biyirimo. So mu Rwanda rero bisigaye bihari ko n'umuturage uri mu ntara iyo ari yo yose, mu murenge runaka w'iyo ngiyo, afite access kuri internet, afite social media account, ndetse ashobora kwaccessinga amakuru, akaba yabona ibivugwa ku gihugu cye. Noneho ikintu cyo kwihesha agaciro no gukunda igihugu gituma n'utabifite nk'inshingano ahemberwa, abigira nk'inshingano nk'umunyagihugu, akaba yasubiza. So muri rusange rero nicyo nakubwiraga, ntigiye ibimbaho sijye gusa, hari abantu benshi basigaye bameze gutyo. Hari urubyiruko rwinshi rumeze uko nguko, rwumva yuko niba afite amaboko agomba kuyakoreshereza igihugu, cyane ko buriya niyo ukoreye igihugu, ni igihugu cyitura, ni igihugu kirimo opportunity. Ntabwo ari ukuvuga ngo turi mu butayu butagira. Niba uri umuganga ukaba ufite skills zawe, hari ibitaro byo kuvuramo. Iyo uvuye ufite uburyo bwo kubona contract ukabona uko utunga umuryango wawe, ni igihugu nyine kirimo amahirwe ku banyagihugu ndetse no ku banyamahanga. Yego. So kuba wagikunda ukagikorera, ntabwo birangirira mu kuvuga ngo uritanze gusa. Ikiyongeraho ni umutima ubikoranye, n'imbaraga ubishyiramo, n'intego wiha. Ariko opportunity ziri hano zimeze nk'iziri no mu bindi bihugu, ku buryo nta byita ngo ni ukwizirika umukandara. Nta kwizirika umukandara birimo. Gukorera igihugu ni ukugikorera nk'uko wakora n'ibindi, ariko noneho ugashyiraho akarusho kuko urimo kubyikorera. Dr. utekereza ari iyihe mpamvu bamwe mu bantu bashobora kuvukira hanze cyangwa kuva mu Rwanda bakagera hanze bagahitamo umurongo wo kuvuga nabi igihugu? Ubivuze neza uti bagahitamo umurongo. Buriya igihugu gitekanye
gifite sisiteme ikora neza mu miyoborere, gifite ubutabera bukora neza, cyungukirwamo na benshi, ariko hari abantu bakeya bagihomberamo, cyane cyane abantu batera imbere ari uko bibye cyangwa bateje akavuyo cyangwa bahemutse cyangwa bagiriye abandi nabi. Ibyo byo ni ihame. Hari ahantu duherutse kujya turimo tuganira n'umwe mu banyarwanda baba hanze y'igihugu ariko mu bihugu bya hano muri Afurika, arimo atwumvisha ukuntu ibihugu birimo corruption ngo byoroha ko ibintu byihuta, ngo ibintu birihuta, ngo iyo ufite amafaranga ngo ibintu birihuta, ngo ushobora kugenda ngo ugahita ubona serivisi ngo ugaca ku bandi. Noneho turamubaza si utayafite, iyo baguciyeho ubyakira gute? Ngo urumva ngo urababara, ngo ariko nawe wayabona. So ni ukuvuga ngo rero hari abantu cyangwa hari batera imbere cyangwa bumva ko batera imbere mu bintu birimo akavuyo, ariko iyo ibintu byubatse neza ababyungukiramo bari benshi cyane, keretse baba nyine b'abanyamafuti badashaka gukora ibintu ku murongo. So buriya no mu ijuru hari ubutegetsi bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ni inyakuri, ibintu byose iba yarabipanze yarabishyize ku murongo. Muri Bibiliya harimo ko havuyeho 1/3 cy'abamarayika bananiwe kugendera kuri iyo sisiteme, aho ni mu ijuru. So ntibitangaje kubona umuntu umwe, abantu 10 bazahoraho. N'aba ngaba tubona uno munsi bashobora gupfa hakazavuka n'abandi, bashobora gusaza hakazavuka n'abandi, kubera ko sisiteme iyo ari yo yose ntibura umuntu wumva yuko uko ibintu bipanze mu bundi buryo ari bwo yakunguka. Ariko sisiteme yubatse neza, nibyo bindi nahoze mvuga, yungukira benshi, ifasha abantu bagendera ku murongo, igafasha abantu batekereza mu buryo rusange, batekerereza bose. Hanyuma n'undi uwo ari we wese washaka kuyigenderaho, washaka guhinduka akava mu migenzereze itariyo akajya mu migenzereze myiza, nayo ikamufasha. So abo bantu rero bameze uko bazahoraho. Ariko uwo navuga, icyo nabivugaho ni uko mu guhitamo kumera gutyo biyima byinshi. Buriya nta kintu cyiza nko kugira igihugu. Ushobora kuba mu gihugu cy'amahanga ukanatera n'imbere, ukanabona n'amafaranga, ukanabona n'ubushobozi, ariko iyo udafite igihugu umeze nk'umuntu w'imfubyi. Buriya nkeka ko n'umuntu w'imyaka 70 cyangwa 80 cyangwa 90, uko byagenda kose aba akibuka ababyeyi bamubyaye. Ashobora no kukubwira mu bintu 10 akakubwira ati iki nicyo data yambwiye, kandi akuze nawe ari se w'abana nabo bafite abandi bana. So kubura igihugu cyawe rero ni nko gukata cordon umbilical cord, ukitandukanya nyine n'isoko yawe. Ushobora kugenda ugatera imbere. Noneho hari abantu bibeshya ngo igihugu si ubuyobozi. Niba ubuyobozi buzamara imyaka wenda tuvuga 100 cyangwa 50 cyangwa 30, iyo myaka 30 ntiwagakwiriye kuyimara utari mu gihugu cyawe. Hari bya bintu nakubwiye bya systeme ya education, aho twigishijwe nabi. Twigishijwe ko jyewe nintumvikana na kanaka dukwiriye gutukana, dukwiriye kurwana kugira ngo akunda nyumve, dukwiriye kumena ibintu, dukwiriye kwicana kugira ngo nkunde ni expressing. Mu gihe abo bantu baba baratwigishije ibyo, usanga nta nyeshyamba bagira, kandi bitavuze ko batumvikana. Hagati yabo hari ibyo batumvikanaho, barahangana hagati yabo, ariko bahangana mu kubahana, bagahanganisha ibitekerezo, bakavuga bati jyewe na kanaka icyo dutandukaniyeho ni imitekerereze, ariko ntiturebe inkomoko yacu. Tuvuge nk'urugero abaclaiminga amacakubiri mu Rwanda hano bavuga inkomoko y'abantu. Iyo nkomoko bavuga ni inkomoko y'ibintu biba byarabaye, tuvuge uko bo babivuga mu myaka hafi 1000 ishize. Mu gihe muri ibi bihugu tujyamo abantu benshi b'abanyarwanda bari hanze y'igihugu barimo cyane cyane iby'i Burayi, ugira gutyo ugasanga abantu batuye ibyo bihugu bitwa ko ari abenegihugu. Fata tuvuge nk'urugero muri Amerika. Muri Amerika usanga abimukira bitwa abenegihugu, tureke babandi bari basanzwe bariyo, ari abagiye tuvuge mu myaka nka 400 300 ishize. Kandi bamaze kuba abenegihugu, nta macakubiri wabazanaho yo kubumvisha ko atari abenegihugu. Mu gihe twe
ibidutandukanya twita ko ari amacakubiri mbese bituma tutahuza ari ibyabaye mu myaka igihumbi ishize. Urimo urabyumva? Nubwo uno munsi hari amateka agaragaza yuko u Rwanda rwanabayeho na mbere y'icyo gihe cyose tuba tuvuga, rwabaye kera cyane. So niyo mpamvu rero nari ndimo mvuga icyaba icyo ari cyo cyose gituma umuntu wenda atari mu gihugu cye, gituma umuntu wenda atumva ibintu ko birimo bikorwa kumva yatekereza impinduka, yagakwiriye kubikoresha ibitekerezo bizima, noneho akabikora mu bumwe bwa bene gihugu. Niyumve yuko ngo kugira ngo aze mu gihugu ari uko kanaka wundi agomba kubanza akakivamo. Ari umuyobozi umwe wigeze kuvuga, umuntu yahamagaye mu bantu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cyangwa abanyarwanda, kuko ubu butegetsi tubufitemo inyungu, nk'ubu nitwe tuba twabwitoreye. Aramubwira tuzaze mu Rwanda rwose tuzakwakira. Undi aravuga ati u Rwanda nzaruza ariko nta mututsi ukirubarizwamo. So imyumvire yo kumva yuko kugira ngo kanaka abe hano ari uko kanaka wundi agomba kuhava, iyo myumvire yo kugeza kuri uno munota sinzi ko igishoboka. So umuntu rero ukibyumva azamara indi myaka wenda 10, 20, 30, 40 arinda anasaza gushyanga, kuruta uko yavuga toke ese ubundi fendefe kugira ngo kanaka wenda ave mu gihugu nkigemo icyo ashaka kunguka n'iki. Ni ukubona aho ntura. Ese uno munsi nahabona, nemerewe kuba natunga ubutaka mu gihugu cyanjye, nemerewe kuba nakubaka, nabyara, nemerewe kuba nabona serivisi nk'abandi banyarwanda bose babona. Ibyo bintu yasanga yabibona akagaruka. Ese ndamutse nzanye, ni gute umuntu ajya muri politiki? Bisaba iki? Ni iki ngomba kureka? Kuko hari imirongo twese nk'abenegihugu tuba tugomba kugira, tukagenderaho, tukayemeranyaho kimwe, cyane cyane nk'amateka azwi nk'aya y'ejo bundi ya jenoside yakorewe abatutsi. Nta wundi muntu waza ngo atubwire ngo iriya si jenoside yakorewe abatutsi. Hari ibimenyetso, iri documented, igaragaza uko yateguwe, igaragaza abapfuye, amazina, ntabwo ari ibihimbano. Imiryango ifite abacitse ku icumu, abarokotse, ifite n'abayikoze babyiyemerera, ifite documentation y'inama abantu bavugaga, barimo bakangurira abandi kwica, barimo bagaragaza ko baguze intwaro, barimo bazidistributinga. Ibyo ni ibimenyetso bihari. Ukaba ari umurongo uvuga utoke niba ibi bintu koko biri documented, ndi igiki cyo kuvuga ngo simbyemera. Ukavuga uti okay, uno ni wo murongo abanyarwanda bose bahuriyeho. Ese bisaba iki kugira ngo nze muri iki gihugu? Bisaba binyungura iki ubundi gukomeza kwitirira igice runaka cy'abanyarwanda? Kuki nta kwitwa umunyarwanda nk'abandi? Ibyo bintu wamara kubyumva gutyo, ushobora gukomeza ukabaho wari uri, ariko ukaba ufite igihugu cyawe ukizamo uko ushaka, ugituyemo uko ushaka, wakenera ukaza ukanakibamo. Gusa nta cyiza nko kugira igihugu. Nta cyiza nko kugira igihugu. Dr. Ikintu uri kuvuga kirakomeye cyane. Iyo urebye no muri iyi minsi kiri no gutizwa umurindi cyane. Hari abantu bari hanze, bari mu ngengabitekerezo ya jenoside, bari guhakana no gupfobya amateka ya jenoside, bakabishyira sous prétexte ya freedom of speech. Tukabona n'abihugu bikomeye nk'Ububiligi bibafasha, bikabaha refuge, bikabaha n'ijambo ryo kuvuga, kuko reba nk'aba bitwa abajambo ASBR bari bakomoka ku bahamijwe ibyaha bya jenoside, ariko bajya hanze openly bakapfobya ayo mateka. Ibi byo biraza gushyirwa ku murongo gute kugira ngo nubwo hari misinformation iri kuva ku ruhande no kwihuta byihuse, arabiza amakuru asenya arihuta cyane, haze n'indi ibwiza ukuri amateka y'igihugu n'abantu binyure mu zihe shene kugira ngo ayo makuru abirahangane, amakuru ya nyayo ari yatsinda? Urwo rugamba agena nubwo ndimo kurubona nta n'uruhari. Nibyo nakubwiye, umuntu umwe ashobora kujya hanze agakomeza asubiramo ikintu kimwe, cyangwa abantu 10 cyangwa 20 bakomeza basubiramo ikintu kimwe, ariko nibikuraho ko miliyoni 14 niyo zaba 13 zifite uko zumva ibintu kandi mu buryo bwiza. So kandi uko iminsi igenda ihita, wa mubare w'abadashaka kumva ibintu ugenda ugabanuka cyane, which is a good sign. So ku bwanjye nagahangayitse, ibyo uvuze mbyumva nanjye mbyumvira ku ruhande.
urumva iyo uri mu gihugu ibintu biba ubireba ubona ko noneho na bya bindi nahoze mvuga byo kubasha kuganira ku byo abantu batumvikana bakabyumva kimwe ariko nta violence ibayeho cyangwa nta ntambara idakenewe ibayeho, nkabona uko imyumvire y'abanyarwanda igenda iva kuri icyo kintu cyo kumva actually ni n'ibintu dusigaye turusha n'abandi banyafurika byo kumva yuko tuvuge nk'urugero niba hari ikintu runaka kitameze neza kugira ngo cyumvikane ari uko umuntu agomba kumenagura ibintu cyangwa iyo myumvire igenda ihinduka kuko hashyizweho uburyo umuntu ashobora kugaragaza icyo atishimiye kigakosoka kandi bitabaye birebire bidabaye imanza. So abari hanze wavuze uti hari abakomoka ku bakoze jenoside. Iyo umuntu atakoze icyaha nta mpamvu yo kucyitwerera, kandi ntibivuze yuko kugira ngo ukunde umubyeyi wawe ari uko ugomba kwitwerera ibyo yakoze. Ushobora no kutemera ibyo yakoze kuko icyaha kiba ari icyaha, ntabwo kireka kuba icyaha kuko ngewe nk'umwana wa kanaka nagisanitayizinze ngo ntigire ko atari icyaha. Niba yarakoze icyaha niwe wafashe icyemezo, keretse waramugiriye inama cyangwa waramumobirije kugikora, kandi ibyo bintu byarabaye nawe deje uba uri umunyacyaha. So igihe icyo ari cyose utari umunyacyaha, n'umunyabyaha erega igihugu kiba kikiri iki sinzi. Ni nayo mpamvu ujya ubona hari abafatirwa imahanga bakabohereza mu gihugu, nuko ari cyo gihugu cyabo nyine. Buriya n'umuntu ufunze muri gereza wakoze ibyaha igihugu kiba kikiri iki. So jye numva yaba ari umunyabyaha, yaba ari umwana we, yaba ari inshuti yabo, upfa kuba ufite isano muri iki gihugu, ufite inkomoko muri iki gihugu, n'igihugu cyawe. So nta mpamvu rero yo kujya muri impossibilité ngo uvuga uti jyewe kiriya gihugu sinzagisubiramo bitagenze gutya. Ibintu abantu bungukiramo ari benshi ni ubumwe. Of course hari bakeya cyane bazungukira mu macakubiri, kuko n'ikimenyimenyi igihe cyose hari amacakubiri iterambere ry'igihugu ryagenze gake cyane gashoboka. Uno munsi igihe abanyarwanda bose bashyize hamwe, urubyiruko ruhabwa umwanya rugakora, abagore bagahabwa umwanya bagakora, nta ntara isigazwa inyuma, nta yishyizwe imbere, abantu bose nyine bafite amahirwe angana, wemerewe kugenda mu gihugu aho ushaka hose isaha iyo ari yo yose, wemerewe gukora ibyo ushaka byose, bipfa kuba byemewe n'amategeko. Iterambere dufite ntaho rihuriye n'ibyo ngibyo nari ndimo. So icyo gihe navuga nta mpamvu yo kuvuga ngo umuntu ngo kuko ngo kanaka se yakoze ibi ajye kubyitwerera, cyangwa nyina yakoze ibi ajye kubyitwerera, yima amahirwe yo kugira igihugu. Niba nashaka no kujya muri politiki, njye sindi umunyapolitiki, mbireberaho, ariko nzi neza yuko uwo ari we wese wakenera gukora politiki ifite umurongo udatandukanya abanyarwanda atabibuzwa. Ni nk'ukeneye kujya muri bizinesi, ufite bizinesi yo gukora ubucuruzi bwemewe mu gihugu, ngira ngo gufungura bizinesi ni amasaha makeya mu Rwanda, ukaba ufite tini namba wemerewe gukora bizinesi yawe. So n'ibindi nabyo numva bitagorana kuruta kwitwerera ibintu bitari byo kugira ngo ukunde usanitayizinge ibyo undi muntu yakoze. Kandi nawe n'ubwo wenda ari umukurambere wawe, ari so cyangwa ari nyoko, nawe ufite abawe, ufite abana bawe, uzagira n'abuzukuru n'abuzukuruza bazagukomokaho. So igihe gikwiriye kugera aho umuntu avuga ati ibi bintu ndabihagaritse, ntangiye ubuzima bushya, iki gihugu ngiye kucyubaka mu buryo bwanjye, nikinakenera n'amaboko yanjye nzakiyaha mu buryo kizakenera, kuruta kuvuga ngo byemejeje ino nguni kubera yuko bivuga ko data yakoze ibi, kugira ngo musanitayizinge nuko ibyo bintu ngomba kubirwanya, nawe bikarangira uri mu nzira zigukoresha ibyaha, tugendeye ku mategeko yo mu Rwanda uko ameze. So ni nk'icyo navuga. Dr. kudusobanurira cyane amahirwe yo kugira igihugu kuri uwo muntu wahisemo uwo murongo, n'ibyo ahomba birumvikana biba bihari kubaho uri aho ngaho nta gihugu ubuhomba byinshi, ariko abanyarwanda bo ubabona ute mu kuba ari abantu bashobora guha ikaze umuntu ufite amateka wenda kuri we atamushimishije? Impamvu mvuga ibi ni uko hari abo ngabo baheze inguni bakajya mu murongo w'ababyeyi babo kubera ko bahamijwe ibyaha, bakavuga bati ntabwo twemera ko data yakoze ibi ngibi, ahubwo turashaka kubiha indi sura ntibise nabi. Ariko hari n'abandi bavuga bati byarabaye byararangiye,
ntabwo nshaka kumenya ko byanabaye, akavuga ati sinshaka no gukandagira ku butaka ibyo byabereyeho kubera ko mfite ipfunwe ko nkomoka ku mubyeyi wakoze icyaha. Nicyo ubwira abo bana barahari benshi baba enjeniyeri baba lawyers bari hakurya y'amazi magari ariko bakavuga bati no, papa wanjye afite icyaha muri iki gihugu njye sinagikandagiramo. iyo ni trauma kandi irumvikana. Mm. Trauma ushobora no gukorera agisida mu muhanda ukajya wanga kongera kuwunyuramo, wenda kuko inshuti yawe mwari muri kumwe yapfiriye muri agisida, noneho bigatuma umuhanda uwuzinukwa. Ushobora gupfusha umubyeyi mu bitaro runaka ukazanga kuzongera kujya kwivuza muri ibyo bitaro kuko ibyago wahuriyemo nabyo nyine bigize. Niba ari uko bimeze nyine ni trauma. Ariko iyo umuntu afite trauma ntabwo aba akwiriye, usibye ko nanone urwaye ntabwo ari we wigenera ngo ndajya kwivuza. Hari n'igihe umuntu arwara ntamenye ko akeneye no kwivuza. Yego, ni nayo mpamvu ibiganiro nk'ibi ngibi bibaho. Ari nayo mpamvu ari byiza ko uwo ari we wese waba yumva ameze gutyo yakumva ko ntabwo umubyeyi wawe akwiriye gutuma utandukana na gakondo yawe. Nta nubwo trauma wahuye nayo cyangwa bikwiriye gutuma witandukanya na gakondo yawe. Niba umubyeyi wawe afite ibyaha yakoreye mu gihugu atari we wabikoze, hano mu Rwanda nta n'umuntu uri profiled kubera umubyeyi we, sibyo? Tuvuge nk'urugero, hari abantu benshi bari no mu bubaka igihugu, bari ku ruhembe kandi bafite ababyeyi bafite amateka nk'ayo ngayo, wenda bishe muri jenoside cyangwa urumva, kandi nta muntu n'umwe ukibabonera muri iyo sura ngo uyu ni umwana wa kanaka. So ni ukwihanira, ni ukwipanishinga for nothing, ni ukwikorera umuzigo utagakwiriye kuba wikorera. Hari story y'umuntu ngo wagendaga yikoreye imizigo, arangije asaba lift, barangije bamuha lift mu modoka, noneho imodoka yigezemo arakomeza yikorera wa muzigo. Baramubaza bati se ko umuzigo wakomeje kuwikorera? Aravuga ati ntabwo navunisha imodoka y'abandi igire kuntwara igire no gutwara umuzigo wanjye. Urumva, ariko ntiyari azi ko n'ubundi uwo muzigo we ubwo buremere bwawo buri ku modoka. So niba dufite amahirwe, dufite igihugu gitanga amahirwe angana ku bantu bose, nta mpamvu yo gukomeza kwikorera ya mitwaro, nta mpamvu yo gukomeza kwicira urubanza. Hari umwe mu bavandimwe ba bamwe muri abo bantu ujya uvuga bari hariya, sindi buvuga amazina ye nta mpamvu, ariko uri hano mu gihugu urimo gukorera igihugu giteza imbere. Noneho ugasanga wenda basaza be cyangwa barumuna be cyangwa abavandimwe be bandi bo bari hariya ku rundi ruhande barimo baravuga. Hari igihe twigeze kubona abana b'umwe mu bayobozi ba FDLR bari hano mu gihugu barimo kwiga. Umuntu arimo arishyurira minerivare abana bawe, arimo arabatunga, bitayeho nk'abandi banyarwanda. Of course ni inshingano z'umuyobozi mwiza, ariko yabaye umuyobozi mubi yakavuze ati nta mpamvu yo gushyira imbaraga mu gufasha umuryango w'uyu muntu kandi ari we wirirwa ashaka gutera igihugu. So niba igihugu cyaraguhaye lift cyangwa cyaragutwaye, kuko sina lift umuturage ahabwa serivisi kuko abikwiriye nk'umwenegihugu, niba dufite amahirwe yo kugira ubuyobozi buri responsible enough, buri kuri level yo kumva ngo kanaka wakoze ibyaha nazahanwe, ariko narangiza igihano cye asubire mu buzima nk'abanyarwanda nk'abandi banyagihugu, cyangwa kanaka ise cyangwa nyina niwe wakoze amakosa ariko wari clear nta kibazo afite nakomeze, kuko nta hantu namwe hataba ubutabera. N'ibi ngibi tubamo ntibajya batubwira ko hari umunsi tuzajya mu rubanza imbere y'Imana? N'ibyo widegembyamo wibereye mu buzima bwawe hari urubanza rudutegereje, sibyo? Bivuze iki? Bivuze ngo na hano ku isi ibyo wahakoreye no mu bihugu abantu baba barimo hari amategeko birinda kwica kugira ngo babashe gukomeza kuba muri ibyo bihugu. Simpamya ko hari igihugu na kimwe ku isi umuntu yakoramo jenoside, uretse nyine ibyo wavuze uti hari ibihugu nk'Ububiligi cyangwa n'ibindi. Ibyo bihugu bishobora guhitamo gushyigikira no kurinda abo bantu nkana, ariko
ku isi hose umuntu wakoze icyaha aragihanirwa. Mm. none iyo kibaye icyaha kibasira inyokomuntu nka jenoside kitanasaza, cyo kirahanwa byanze bikunze. Mm. ni n'icyaha mpuzamahanga aho ibihugu runaka biba bifite inshingano yo gufasha igihugu giclaiminga abo banyabyaha kuba cyababashyikiriza. Mm. so nta mpamvu yo kwishyiraho umugogoro, Yego. nta mpamvu yo kwipanishinga ngo umuntu yikorere umutwaro igihugu cyamutuye. Mm. Hanyuma baramutse bavuze bati uyu murongo urarangiye, kwiremereza n'umutwaro w'ibyo tutakoze tubikuyeho, tugarutse mu Rwanda, byaba impinduka ku buzima bwabo gute? Kuba batanga umusanzu mu gihugu byaba impinduka ku buzima bw'igihugu gute? urugero rworoshye, buriya uko wakomera uko ariko kose uri mu kindi gihugu, ariko witwa ngo ufite nyoko wanyu uri ahantu udashobora kugera, witwa ngo ufite so wanyu udashobora kujya aho sogokuruza wawe ashyinguye ngo umwibuke, udashobora kuza wenda niba ari n'imitungo ufite mu gihugu ngo uyigireho access kubera yuko waragiye nyine wasohotse mu gihugu, kandi noneho uri ku ruhande rw'abantu barimo bakirwanya, bivuze ngo umunsi ku munsi uba uri mu makosa ashobora kukujyana mu butabera. ibyo bintu ubwabyo urumva ko bihangayikishije. kubikira ubwabyo ni ukwitura umutwaro wa mbere. ikindi cya kabiri, harimo opportunity nyine mu gihugu. nakubwiye ni kino gihugu ntabwo turi muri struggle, ni igihugu kirimo akazi, ni igihugu kirimo businesses za opportunity, aho umuntu ashobora kuza akinvestinga. ntabwo bikiri bya bindi ngo ngwino ngo wenda witange wizirike umukandaro ya. ni igihugu kirimo amahirwe ku buryo umuntu ashobora kuva n'ahari akaza agakorera hano. noneho ugize amahirwe bikaba mu gihugu cyawe ukomokamo ufitemo inkomoko, nta byiza nkabyo. ushobora no gukomeza ukaba hari ukavuga uti ariko retirement yanjye nzajya mu gihugu cyanjye. hari ibintu byinshi byiza biri mu kugira igihugu, bitari mu kuvuga ngo reka iki ngiki wenda ngo imibare ni rimwe guteranya rimwe. no, harimo opportunities nyinshi. igihugu abanyamahanga baza bakinvestingamo amamiliyari, wowe nk'umunyarwanda uramutse ufite ubwo bushobozi, aho kugira ngo ubufate wenda ubujyane mu kindi gihugu utanafitemo n'abavandimwe, utanafitemo n'inkomoko n'amateka na attachment. buriya jyewe nk'umunyarwanda nzi uko abanyarwanda batekereza, byananyorohera kubakoreramo business cyangwa icyo ari cyo cyose kukibakoreramo, kuko nzi ibyo batekereza, imico yabo ndayizi, nzi risike ziri mu bintu mu gihugu ndazizi kurusha uko najya gufatira risike ahandi. so ni nayo mpamvu ari byiza mbere na mbere kubanza gusecuringa home base. nko mu bahanzi biragoye ko waba umuhanzi, tuvuge nk'urugero, ukomeye ku isi udafite home base, udafite abenegihugu bawe bagushyigikiye, bakuri inyuma, bagukunda. cyo kimwe rero na business izo arizo zose. ushobora gutera imbere mu bucuruzi, ariko ubwubatse home base yawe nayo yubatse ikomeye imeze neza. ubu uruta wa mucuruzi ufite business mu bihugu bitandukanye ariko udafite home ground advantage. tuvuge nk'urugero, hano biroroshye ko wakwisanga kanaka ukora muri iki kigo runaka, cyangwa uri aha n'aha waguhereza amakuru aya n'aya muziranye kuko mwarakuranye, cyangwa hari aho mwahuriye ku ishuri, cyangwa hari ubukwe mwatashye muhuriramo. ikindi dufite cy'amahirwe mu Rwanda, abantu bose bavuga ururimi rumwe. ni amahirwe atari ahandi hantu henshi, keretse nyine nko kuri izi ndimi mpuzamahanga ziba zarazanywe n'abakoloni bagiye bakoloniza hirya no hino, zikarangira zivuzwe n'abantu benshi. ariko buriya igihugu cyawe ushobora gukominikamo mu rurimi urotamo, mu rurimi rwawe nyine rwa gakondo, biranoroshye kugikoreramo ikintu icyo ari cyo cyose wakwifuza gukora kurusha ikindi gihugu urimo nk'umusuhuke. cyane ni ikintu gikomeye. hanyuma ahubwo ni umuntu ibyo ahomba cyangwa ibyo yakunguka mu buryo byose bishoboka, mu mihindagurikire mu mitekerereze ye, no kubaka nk'umuntu ni impinduka. ariko ku gihugu cyo cyakunguka iki kuba gifite abantu, gifite inclusiveness y'abantu bose, ingeri zitandukanye bari kuva mu bice bitandukanye? ese hari nk'ingero dufite z'ibihugu byagerageje guhindura
imibereho cyangwa wenda kuzamura iterambere ryabo bifashishije abantu babo bagiye gutara ubumenyi mu mahanga bakagaruka. cyane. Hari ibihugu byinshi cyane cyane nk'ibihugu byo muri Aziya, ibihugu byo muri Afurika, usanga muri ekonomi yabo banabara n'amafaranga ava hanze y'igihugu yazanywe n'abenegihugu Yego. bari mu bindi bihugu. Mm. So buriya guhuza ibitekerezo si itegeko ko umuntu agomba gutaha ngo asubire mu gihugu cye, ariko upfa kuba igihugu cyawe ugifite ku mutima, icyiza ubonye aho uri wumva cyagirira akamaro igihugu cyawe, uri free kuba wakijyanayo. Mm. Ariko si itegeko ko ngo umuntu tuvuga uri muri Amerika wagiye gushaka ubuzima akaba yaratangiye kububona ntategetswe gutaha, ariko yagakwiriye kuba afite access ku gihugu cye, ashobora kuvuga ati rimwe mu mwaka, kabiri mu mwaka, gatatu mu mwaka, uko mbishoboye ushobora gutaha. Noneho ukanumva yuko umutima wawe utuje, ko no muri icyo gihugu haramutse hagize n'ikibazo kikubaho ufite fallback position. Bitandukanye nyine n'umuntu uri aho ngaho icyo gihugu kimwihakanye ashobora guhita aba stateless, cyangwa akagenda ari impunzi byitwa ko wenda ifite igihugu ariko itemerewe kuba yajyamo. So avantage kuri abo bantu ni uko abo bantu nyine ku gihugu bafite ibyo bakora aho bari, bafite ubumenyi bahaha aho bari, anytime baba bashobora kubugarura bakabuzana mu gihugu, barahaha tuvuge ubwenge, barahaha, ushobora kubona business idea hari ukaba wayizana mu gihugu, ubumenyi wiga ukaba wabuzana mu gihugu kubukoresha. So iyo hiyongereho undi mutwe utekereza, ibitekerezo mu gihugu biba byinshi. Iyo hiyongereho ukundi kuboko gukora, ibikorwa mu gihugu biba bikoze iki? Byiyongereye. So umunyarwanda ahari, buriya hari ikintu abazungu baturusha, bagira kutumvikana ariko kuri common interest barahuza. Niba igihe cyo kurwanya umuntu badahuje ubwoko kigeze, ubwoko ndavuga bijyanye n'uruhu, barimo bararwanya Afurika, Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Portugal, biri bwicare ku meza amwe bigabana Afurika. Kandi nibinayigeramo, kimwe cyubaha ikindi, cyubaha imipaka, ya masezerano bumvikanye bari iwabo, baze hano ku butaka kuri tere bayashyire mu bikorwa. Icyo nicyo kintu natwe dukwiriye kwiga. Ntabwo jyewe nawe dutegetswe kumva ibintu kimwe, ariko dusabwa kugira inyungu zimwe. Inyungu zimwe ni izihe? At least ni ukugira consistency mu mutekano, ni ukugira consistency mu iterambere. Ikintu cyubatswe ejo ntitube dufite ubwoba ngo ejo bundi kizasenywa. Mbese twese tukicara iyo garanti tuyihurijeho, waba ari umunyarwanda uri mu gihugu, yaba ari umunyarwanda uri hanze y'igihugu, cyangwa umunyafurika uri muri Afurika, cyangwa umunyafurika uri hanze ya Afurika. Hanyuma tukanareba ngo ubundi igihugu iyo gisenyutse umuntu wa mbere ucyungukiramo ninde? Ni ukuvuga ngo abavandimwe babiri iyo barwanye bakicana, utava inda imwe nabo niwe uza agatwara bya bindi. Niko bimeze. Uwo ni umugani nibagiwe uko uvugitse neza neza, ariko ni umugani wo muri Afurika ngo iyo abavandimwe babiri basubiranyemo, umuturanyi niwe uza akitwarira ibyabo. So umunyarwanda na mugenzi we barimo bapfa ubusa ngo ni amoko yazanywe n'abantu bakeneye kudutandukanya, n'abanyamahanga bakeneye kudutandukanya, amoko mu buryo butandukanye. Simvuze wenda ibyitwaga kuva kera, ariko bitari bifite imbaraga zitandukanye abenegihugu. Hakaza umuntu akabiweaponizinga, akabigira intwaro ituma abo bantu bagiye kubaho ubuzima bwabo bwose bahanganye. Noneho bikarangira aba bantu barimo basubiranamo, umwe arapfuye cyangwa yishe mugenzi we, uwishe arahunze, ahunganya ibintu. Ibyo bintu ahunganye byagiye bigiye ku muturanyi, bigiye ku munyamahanga. Uno munsi tuvuga ari mu kindi gihugu arimo arubaka, ariko arimo arateza imbere icyo gihugu. Igihugu cye gikeneye izo mbaraga ariko ntikirimo kuzibona. Habe kuko ubikeneye ariko wihaba kubera amaburakindi, kandi igihugu cyawe gihari. Yego, Dr. urakoze cyane, uri kutuganiriza neza, turi kugenda tugana ku musozo. Hanyuma ubona nk'inzego z'ubutegetsi, z'ubuyobozi zikwiriye kuba zibigenza zite kugira ngo ba bantu biyumvemo cyane u Rwanda kuruta uko
bakidistancinga cyane n'u Rwanda? Njyewe numva inzego z'ubuyobozi zikora ibyo zikwiriye gukora. Ngiye kubwira ikintu cya mbere, tuvuge nk'urugero, urabona nka za Rwanda Day zijya ziba, twe twamaze kubigira umuco, ariko si ikintu kiri common ku bihugu byose. Yego. Hari ibihugu bitanazi ko icyo kintu kibaho. Mm. Rwanda Day ni amahirwe ubuyobozi buba bubonye, cyangwa abanyarwanda bari hanze y'igihugu baba babonye yo guhura n'ubuyobozi, noneho bakabwirwa ibiri mu gihugu, bakabwirwa amahirwe ahari, bagahura na bagenzi babo bakabahereza experience, ku buryo baba bashobora no kuza mu gihugu nabo bakakizamo, bakagikoreramo ibyo bifuza gukora, byaba ari ibikorwa by'iterambere n'ibindi byose nk'abenegihugu. Icyo ni kimwe, urumva leta ikiragikora. Ikindi cya kabiri, nibyo ari nakubwiraga nti, ibiri mu Rwanda ni ibintu umuntu afiringa, abonesha amaso, ashobora gukoraho. Uno munsi tuzi abantu benshi babaga i Burayi bagarutse mu Rwanda barahari. Dufite abantu benshi, ibyo nahoze mvuga, bafite ababyeyi bakoze ibyaha birimo n'icyaha cya jenoside, bari muri iki gihugu barimo gukora, bateye imbere, kandi bo nta n'ubibareberamo, ntawe ubarebera mu ndorerwamo yabyo. Ibyo ni ibintu bifatika. Buri munsi urumva u Rwanda ni igihugu gifite ambasade nyinshi hirya no hino ku isi. Ahantu hari umunyarwanda hari ambasade. Ni ukuvuga ngo ni nko kugufungurira irembo rishobora gutuma noneho bikorohera no kuza. Niba uri hariya ukeneye ibyangombwa byo gutravolinga, byakurangiranye, ushobora guhita wegera ambasade. So hari ibintu byinshi leta ikora, ariko icy'ingenzi yakoze ni ugushyiraho iyo politiki y'ubumwe. Politiki yakira abanyarwanda bose kandi ikabaha amahirwe angana. Atari ukuvuga ngo uno munsi Tom w'umuhanzi umaze imyaka 20 cyangwa 19 aririmba ku bijyanye n'uburenganzira bwa gihanzi, bunganya n'umuhanzi waraye akoze indirimbo ya mbere nijoro. Sinzi niba ubyumva. Wenda gicyo murusha ni experience mfite, kuko nawe azakenera ya myaka nabayeho mu buhanzi kugira ngo nawe yigire, cyangwa naba yiga vuba ashobora kuzakoresha mikeya. Icyo murusha ni iyo experience. Tuvuga umuntu uvuye hanze uno munsi azasanga hari ibyo murusha, kuko jye narindi mu gihugu, ariko ku bijyanye n'uburenganzira mu mategeko, bijyanye n'uburenganzira muri opportunities zihari, kuba natekereza umushinga nkawushyira mu bikorwa, tuba tubunganye. So icyo kintu rero ni ikintu cyiza, ariko ngira ngo nanakureho n'ikintu cy'uko abantu bari hanze y'igihugu, I'm sorry, ni nta rwego runaka rwa leta mvugira, ni opinion yanjye, bumve yuko bakwiriye kwingingirwa kugaruka mu gihugu cyabo. Ya ni mu rugo, nta muntu ukwiriye kukwingingira gusura so, cyangwa gusura mama wawe, cyangwa gusura abavandimwe bawe. Ni n'inshingano zawe nk'umuntu wo muri urwo rugo. Ni inshingano z'umunyarwanda uri hanze y'igihugu kuba yatekereza igihugu cye, akanakigarukamo, akanagishyigikira, akagiteza imbere. Kuko at the end of the day, sinzi niba mwibuka intambara yo muri Ukraine itangira, ibihugu byinshi wabonaga ko byohereza indege gucyura bene igihugu. Iyo ugeze mu mage, igihugu cyawe kikextendinga a hand, kikextendinga ukuboko mu rwego rwo kuguha support no kukwitaho, uba uruta umuntu udafite igihugu. Kandi hari ahantu umuntu agera ibyo yubatse ntibimurengere cyane rwose. Ufite amazu, abantu baba hanze bo baranabizi, iyo umuntu bari bumudipotinge bashobora no kugufata wari ugiye ku kazi, ntunasubire no mu rugo, uko bagusanze bakakujyana ku kibuga cy'indege uhita utaha. Bivuze ngo ibyo waba wishingikirije ibyo ari byo byose wubatse, ibyo waba ukora ibyo ari byo byose, icyo gihe muri uwo mwanya ntacyo biba bivuze. Ikiba gifite agaciro naho ugiye nyine n'icyo gihugu. So ni byiza nyine kugira icyo nakwita nka fallback position, kugira home ground, home base, ibyo ukora ibyo ari byo byose. Niba ari investment wakoze mu bihugu byinshi, ukavuga uti ariko n'iwacu reka ngire ikintu nakora, kuko byose iyo birangiye usubira hehe? Usubira mu rugo. Mu rugo. Dr. reka dusoze. Mu gusoza nibwo imibare yerekana ko kuri ubu ngubu abanyarwanda benshi bahari ni abavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ni abari hejuru, bari munsi y'imyaka 30. Imyaka 30 munsi y'imyaka 30 ni imyaka abantu bafatiramo imyanzuro igena aho baba bahagaze mu minsi iri imbere. Niho baba bari mu mashuri, niho baba bafite ibintu byinshi bakora. Ni ahantu wanyuze, yaba muri kariyeri yawe y'ubuhanzi, ni ahantu wanyuze, yaba mu masomo wafataga
ni iki kintu cyagufashije muri iyo myaka mu kunyuramo nk'inama waha abantu bakiri muri iyo myaka kugira ngo nabo bareke gukubita ishoti ahazaza habo bahangiriza muri iyo myaka? ikintu cya mbere buriya nyine wari ubivuze uti ni imyaka nyine abantu benshi banyuramo. Iyo myaka ntabwo ari state iri permanent, ntabwo ari icyiciro cy'ubuzima kidahinduka. Buriya ngo ku isi ikintu kidahinduka ni impinduka. Bivuze ngo ibintu byose birahinduka uretse impinduka. Impinduka zo zihoraho. Waba uri uruhinja uyu munsi bizarangira warabaye umugabo cyangwa umugore. Waba uri umwana uyu munsi bizarangira warakuze, waranashaje. Uno munsi uri umwana, ejo uzaba uri umubyeyi, ejo bundi uba uri umukurambere. Uno munsi hari abantu dufata nk'abakurambere bacu, ariko nabo mu gihe cyabo bariho nkatwe bigeze kuba abana barakura. Urimo urabyumva? So it's a state that has always been changing. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ubaho muri iyo state ubuzima bwe bwose. Ikindi cya kabiri buriya banatubeshya, mfite conviction yuko of course hari abantu bake bungukira mu kurangara kwa benshi. Yego. Ukagira imyaka yo gupfusha ubusa, noneho ukazisama ugeze aho ufite inshingano kandi utakwepa, bikarangira ubaye umukozi wa kanaka ubuzima bwawe bwose busigaye, mbese ukabaho umumereye nk'umucakara we. Biri hano, biri i Burayi, biri ku isi hose. Imyaka y'urubyiruko guhera ku myaka 16 aho umuntu ashobora gufata indangamuntu kugera wenda kuri 35, yakabaye imyaka yo gufata ibyemezo bikomeye mu buzima, kuko hari imyaka ugeramo ibyemezo bikomeye ugatandukana nabyo, cyane cyane iyo ibyemezo byawe biri bugire ingaruka ku bantu benshi. Ubwo ni igihe hajemo umugore, harimo abana, hari risiki utinya kongera gufata. Ariko ku myaka 16, ku myaka 17, 18, 19, 20 kuzamura kugeza ku myaka 25, 27 n'8, uba ugishobora gufata bya byemezo byahindura ubuzima bwawe by'igihe kirambye, kandi ntibibe byagira ingaruka mu gihe backfirinze ngo bikugireho ingaruka zikudestroyinga. So nta gihe umuntu akwiriye kubona amafaranga ngo yumve ko yayangiza ko akiri muto. Uvuge nk'urugero, nkoreye amafaranga ariko ndavuze nti reka nyangize, wenda nyabyinire yose nyarangize kuko ndi muri ya myaka. No, ni ukuvuga ngo kuba ushobora gukora ibyo ukoze bikagira icyo bikwinjiriza, nicyo gihe cyo kwiga financial literacy na kubwo management y'amafaranga, ku buryo niba hari ayo winjije ugira of course ayo ukoresha mu rwego rwa self gratification, kuko niba wakoreye ikintu ugomba no kukinjoyinga. Ejo bundi narebaga interview ya Dangote arimo avuga ukuntu ngo yabikuje niba ari miliyoni 15 z'amadolari. Yagiye kuri banki ati ndazishaka, bazimuha muri cash, azitwara iwe mu rugo, akajya azireba ati burya bwose ndi miliyoneri. Ati kuko hari igihe babivuga nanjye simbyizere. Arangije arongera azisubizayo. So hari uburyo abantu bashaka satisfaction z'imihate n'imirimo bakorera baba bakoze. Ushobora gukorera tuvuge miliyoni ugakuramo 100,000 ukajya kubyinjoyinga kugira ngo urebe uko imvune zawe zihemba, ariko ukwiriye guhora uzi ko icyo wakoze icyo ari cyo cyose, ifaranga ryose winjije, niba ufite imyaka 18 atari iryo kurya ngo umare. Yego. Ukaba uzi ko uri mu myaka yo kuba waba na entrepreneur kandi bidatangiriye ku kintu kinini, bihereye ku kantu gatoya, noneho ukiha n'intego. Kugira intego ukiri mutoya buriya biranafasha, bituma udatakaza imbaraga nyinshi mu bintu bitari ngombwa, bikorohereza kumenya ngo imbaraga zanjye ndaziganisha hano, ndashyiramo effort ingana gutya kubera ko aho ndi ni hano, ndashaka kugana aha. So ibyo kuvuga ni byinshi, ariko icy'ingenzi navuga ni uko imyaka y'urubyiruko ni imyaka yo gufata risike
ariko risike zikubaka atari risike zigusenya, risike zigusenya. kuko hari na benshi iyo myaka bayikoreramo ibyaha bibafungisha, akazabaho hafi y'ubuzima bwe bwose ari muri gereza. Hari benshi bayiyanduriramo indwara ugasanga agiye kubaho igihe gitoya. Hari benshi bayikoreramo amakisida kubera yuko batabashije kumenya ubuzima bwabo, n'ibindi n'ibindi byinshi. So ni imyaka myiza yo gukora, ariko ni n'imyaka mibi kuko udacunze neza wanayiburiramo ubuzima na future bikangirikira. So rero nk'urubyiruko, nk'abantu wahoze uvuga ko mu Rwanda dufite abantu benshi bari muri icyo cyiciro, it's high time ko yaba ari umuntu udukurikiye amenya yuko kera turi ku ishuri hari ukuntu abana bageraga gutyo ugasanga bakoze nk'urugomo, noneho bakora urugomo, igihe cyo guhanwa cyagera bahabwa tuvuge nka weekend cyangwa baba birukanywe bahawe definitive, ramvoye definitive ariko niko bayita, cyangwa bayita ramvoye definitive, bakwirukanye burundu, bakwirukanye burundu. Buri umwe agahita yurira bisi imujyana iwabo. Hanyuma nyuma y'ukwezi ugasanga hari umwe iwabo bahise bashugurika bamubonera ikigo, undi arimo arasitaragoringa mu buzima bwo mu rugo cyangwa bwo mu cyaro, kubera yuko bakoze amakosa mu buryo buri collective, ariko ingaruka zigera ku muntu mu buryo buri individual. So rero ushobora kugira hype, biratanga n'isomo ryo kugendera mu kigare. Ushobora kugira hype ukagendera mu kigare, cyangwa ntiwirebeho we nk'umuntu, ariko iyo birangiye fendefe tuvuge iyo bwije, urabona abantu bari Nyabugogo birangira buri umwe afite umuryango w'inzu yinjiyemo, afite uburiri agiye kuryamamo, cyangwa afite aho agiye nyine yakwitwa ko ariyo ngangiye, nkoreshe terime y'urubyiruko rw'iki gihe. So iyo ngangi yawe rero ukwiriye kuyicaramo, akaba ari nayo iba isoko y'ibitekerezo byawe na determination yawe ugomba kujya. Kuko nugendera mu kigare cya kanaka urimo kuguhayipinga, fendefe ingaruka ni ziza, wenda afite mwaye yo kuzikemura irenze iyawe, ariko we wagendeye mu kigare. So niyo mpamvu ni igihe cyiza cyo gutekereza, cyo gufata ibyemezo, cyo gusevinga, cyo gukora. Kuko nibuka ko turangiza kwiga washoboraga no kuba wajya n'ahantu runaka batanga akazi wenda ka reception ukaba wagakora, washoboraga no kujya ahantu runaka muri supermarket ukaba wasabamo akazi ko gukora muri supermarket. Ariko wenda uno munsi namaze kuba doctor, keretse wenda ndi ahantu ntabona uko mvura, wenda opportunity hari ariyo, ye sinjya nifungirana ngo mvuge ngo ibi sinabikora, nabikora, ariko nagize andi mahirwe menshi. Uno munsi umuntu utaragira ayo mahirwe wenda runaka menshi, aba agifunguriwe kuba yakora icyo ari cyo cyose gipfa kuba kimwinjiriza. Buriya nibwira jya wibaza ngo uno munsi nakoze iki kinyinjiriza, niba ari mu gitondo wibaze ngo niki ndi bukore kinyinjiriza, kabone niyo cyaba kitari bukwinjirize uwo munsi, gipfa kuba ari ikintu gikostinze mu mafaranga. Niba ikintu wakoze hari ahantu cyishyurwa amafaranga runaka, buriya ayo mafaranga wayazigamye, after some time cya kintu kizakwinjiriza. Buriya ntabwo Imana ijya iruhiriza abantu busa. Ikintu cyose wakoze ni nko kubiba imbuto. Hano umuntu aje akabiba imbuto, niyo atahahinga ntihabura izimera. Uje hano ukahata tuvuga imbuto z'amapera, nyuma y'umwaka wazajya kubona ukabona ahantu hari ipera ahantu mu nguni kandi ntawe wahahinze. So iyo umuntu yakoze icyo yaba yakoze cyose gipfa kuba gifite value mu mafaranga, biba bimeze nko kubiba. Nyuma y'igihe runaka byanze bikunze cya kintu kirakungukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora no kumara igihe runaka ukora icyo kintu, one day utaraninjiza, one day umuntu bakazamubaza ati ariko nta muntu uzi ukora ikintu kimeze gutya, ati ariko nzi umuntu njya mbona ubikora, bakaba baraguhamagaye. Amahirwe akabaraje, ukaba ubonye ikiguzi cya bya bindi byose wakoze kikaba kiziye rimwe. Uba utandukanye n'abandi uvuga jye nimugende, jye ntabwo ibyo bintu nabijyamo, nta kintu nkuramo. Igihe cyose ureze amaboko umeze gutya, kandi uwo mwanya wicaye wenda si ukuvuga ngo wakoze cyane urimo uraruhuka, hakaba hari ikintu runaka wakabaye ukora, n'icyo kintu waba utagiye guhita ukishyurirwa, genda ugikore. Jyewe nzi urugero rworoshye, sorry iki kiganiro cyarambiranye abantu bihangana, cyaryoshye. nzi urugero rw'umwana umwe warangije kwiga segonderi, umwana w'umukobwa, muri karitsiye ahantu yari atuye harimo burangeri ikora imigati n'amandazi n'iki. Umwana urangije segonderi
amara iminsi ashaka akazi, ariko nyuma y'igihe aribwira ati ariko wagenda nkashaka uko nkorana n'ino buranje. Aragenda abwira buranje, arabibwira ati rero jye nziranye n'abacuruzi benshi, mumpereze sampo z'ibi bintu mukora, noneho nzijyane nzereka abacuruzi hirya no hino, nibazishima nzajya nzibajyanirayo. Byarangiye actually nkeka ko abo bantu batanabyumvise neza, ariko birangira anashyizemo naye, arabirangura arabitwara, aca kuri alimentation ya mbere ati mwakire murye kuri ano mandazi, nimwumva muyakunze mumbwire njye nyabazanira, gutyo gutyo gutyo. Byarangiye aho hantu hose yayajyanye bamuguriye, kuvuga ngo icyabaye yahise asubira ahandi arababwira ati nabonye abantu bazajya bayarangura, bamuha igiciro nawe yongera ahaye y'inyungu, bya bintu atangira kubitwara, birangira barimo bamuporopoza kumuha akazi muri urwo ruganda. Urumva ko niwe winishiyetinze. Hari abantu rero bategereza buri gihe kuzabona itangazo ry'akazi, ngo ntegereze ko ikigo runaka gitanga akazi. Urundi rugero nigeze gutanga nabwo ahantu nari nagiye, n'umuntu yagiye kwiga ava hanze afite PhD, araza azenguruka muri companies, sinzi niba byarabaye mu Rwanda, ariko ni ibintu bifite ahantu byabaye. Aza kubona company yashakaga umuyobozi, no, yagiye gusabamo akazi, bareba CV ye, baranje baramubwira ati rero uri overqualified, ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwa kwishyura umuntu wa PhD. Actually nta n'ubushobozi twari dufite rwose, wihangana. Arataha, ageze mu rugo abona ubushomeri ukuntu bumumereye, asubira handi muri ya kampani, arabwira ati okay, ndabyumva ntabwo mukeneye umuntu nkanjye, ariko nimunyemerere nze hano, ntabwo muzanyishyura, munyemerere ndebe uko mukora, mbagire inama, mbe nkoresha ubumenyi bwanjye, wenda nyuma y'amezi 6 nshobora no kubasaba attestation mukayima, nkaba nanagenda wenda nkaba nabona akazi ahandi, mu gihe ngitegereje akazi mbe ndi hano. Barabimwemerera. Yahamaze iminsi yiga uko company ikora, abona gap zirimo, abona challenges bafite, abona opportunities, byose arabireba, arangije ategura presentation nziza, ntawe wabimutumye. Umunsi umwe bari mu nama, arababwira ati hari observation maze iminsi nkora, nifuza yuko nabasharinga. Akora presentation, abereka uko yabonye company, abereka strength company yabo ifite, weaknesses ifite, abereka opportunities, abereka gaps zihari. Arangije anabaha na proposal yuko bava kuri level imwe bakajya ku yindi, ibintu batari barigeze bakora iki, batekereza. Babaye surprised, baramubwira ati se izi idea duhaye ko twakubwiye ko nta mafaranga dufite? Arabwira no, ni mu bikoresho nta kibazo, njye nabemereye ko ubumenyi bwanjye igenda ahangaha nzabutanga uko nshoboye, kugeza igihe nzabonera akazi ahandi nkagenda. Batangira kubishyira mu bikorwa bya bintu bapropose, company itangira guhinduka. Igihe kigeze bihurirana n'uko umuyobozi w'iyo company yaragiye kujya muri retirement, byarangiye wa muntu bamupropose kuyobora iyo company, kandi bari bamwimye akazi. So ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu batumenyereje by'uko umuntu arangiza kwiga akumva ahantu hari akazi, agahita yapurayinga, akajya muri process y'ibizame, agakora, agatsinda, agasinya kontra, agakora akazi. Ariko ushobora no gutangira utanga imbaraga, kandi si ngombwa wenda aho wowe wifuza, ushobora no kujya aho utifuza, ukanababwira utoke jyewe narize narangije kaminuza, nimunyemerere wenda mbakorere customer care, munyigishe amateka ya company yanyu, ibiki hano nabonye mukeneye customer care, jyewe ngenza nakira abantu hano, ntimuzama transport, nzajya magera ku gihe iki. Ukabyinvestingamo, ukabyuka mu gitondo, niba bahagera saa moya, we saa 12 n'icyo ukaba uhari, deje ukabanza ukabahereza impression nziza ko wubahiriza igihe. Warangiza iyo customer care wababwiye ugagira icyo uhindura, ku buryo bihita bigaragara ngo ba bantu bajyaga bivovota, za complaints zajyaga zijya muri suggestion box ziragabanutse,
umukiriya wajyaga aza akayoba uramuyoboye, muri ba bantu niyo aho hantu bataguha akazi ariko wongereye umubare w'abantu ugiraho access, wongereye umubare w'abantu mwahuraga buri munsi, wari wifungiranye iwawe mu rugo, wabaga uri kumwe n'inshuti zawe wenda ziri close, wenda nazo zirimo zishogoringa nkawe, ariko noneho ugiye ahantu uri buhure n'abashyitsi baturuka imihanda yose, baza banareba competence yawe, ntihazaburamo kubaza ati ariko ko iwacu dufite akazi. Noneho nunazana n'impinduka z'ukuri muri iyo kampani, igihe cyo kubasezera nikigera, ya need wa creatinze, urumva wa creatinze need, umaze igihe urimo ukora, ntabwo bari bazi ko bakeneye umuntu umeze gutya, ariko umaze igihe urimo ukora, iyo need urayicreatinze, abakiriya bari batangiye kwishima. Niyo abo bayobozi b'iyo kampani bakureka ukagenda, ejo abakiriya bazaza babakwishyuza. wa muntu ari hehe? Wa muntu uko tutamubona ari he? Kandi buriya icy'ingenzi ni contract. Ushobora kuvuga uti jyewe nkeneye guhera kuri salary wenda ya miliyoni cyangwa y'ibihumbi 500, ariko banza uhagere utange impression, wenda ejo uzababwira uti mbona akazi kano kagoye, njye numva mwanyongeza muri ubu buryo, utange terms muheraho muziganira, kuruta kuvuga ngo jyewe nzahaguruka ariko mpagurukijwe n'iki. Jyewe experience no nk'umuhanzi, hari igihe umuntu ashobora kumpamagara, yashoboraga kumpamagara ambwira ati dufite ano mafaranga uzo turirimbire, nkahita nsanga ayo mafaranga ninyafata ndi bube nishe igiciro cyanjye, ndi bube nishe, kuko buriya abakiriya barabwirana. Hari uzaguhamagara ati ko twabonye wazanye Tom Close mu bintu byawe, yaguciye angahe, kuko nabo bashaka kunzana. So niba narashyizeho igiciro, ninemera ikiri munsi yacyo, nicyo icyo nemeye nicyo wa wundi azabwira wa wundi wundi ko ari cyo nkorera. So nkaba navuga ni jyewe ndi buze muririmbire free of charge, nta na transport yawe nkeneye, aho kugira ngo nakire amafaranga make. Aho kugira ngo nakire amafaranga make, nkaza nkakora performance yanjye, ngumanye ya ntuza yanjye, ya rate yanjye nashyizeho, ko nakubwiye uri inshuti yanjye, aho kugira ngo nze umbwire ngo umpaye transport umpereze wenda amafaranga uzasigarane mu mutwe ngo Tom ngo akorera transport, jyewe ndaje. Ariko bitewe wenda n'iki n'ahantu iyo performance ndi buyikorere, n'icyo nkeka iri buze kunsigira, kuko buriya na company zikomeye zinvestinga muri publicity cyane rwose. Buriya nubona Coca-Cola barimo bayamamaza kuri TV, ntabwo iba ari impuhwe yagiriwe, nubwo izi ko abantu bayinywa, ininvestingamo muri publicity. So nishobora, ibyo nari ndimo mvuga, ishobora kuba investment ukoze mu kuba ejo uziyongerera andi mahirwe yo kuba wabona akazi. Noneho n'ahantu wakoze ubasabye se icyangombwa cy'umukoresha wa nyuma, ukababwira uti jyewe narabakoreye maze amezi 2-3 mbakorera, at least ni muntu igipapuro, hari ahantu nabonye akazi, uhita ukibona ubutandukanye nawe undi wari wibereye home. Icyo afite ari igipapuro cyo ku ishuri yuko arangije kwiga. Yego. Dr. reka ngushimire cyane, nukuri murakoze cyane ku kiganiro cyiza mwatugiriye n'inama mutanze. Nizere ko abakurikiye One Nation Radio bari buzumve bakazikurikiza ndetse bakazishyira mu bikorwa, by'umwihariko abari hanze, kuko ni nka initiative nka One Nation Radio twatangiye yo gutanga ubutumwa ku bantu bari hanze, bakumva ko bafite uruhare rwabo mu kugira umusanzu batanga ku gihugu. Dr. Mwembo Thomas, ngushimire cyane, wagize neza kubana natwe uyu munsi. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye.